Hi guys, twongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba Fab TV. Nk'ibisanzwe ni wa muryango mugari wa Fab TV ubagezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko by'umwihariko ku bijyanye n'ikoranabuhanga, ku bumenyi bijyanye n'ikoranabuhanga, gufungura social media atandukanye, cyangwa se gukoresha social media kuramo ibibazo byagiye bibamo, gucreate channels ya YouTube channel, ibibazo byose wagira kuri channel yawe YouTube, Instagram, Facebook, TikTok n'ubundi bumenyi ku ikoranabuhanga, uratwandikira tukagufasha ibintu bikagenda neza fresh sana. Uyu munsi rero karibu tuguhaye ikaze kugira ngo ukurikire ibintu bishobora kukubaho YouTube channel yawe ikadindira, cyangwa se ukabona views cyangwa ziri kuba nkeya, kandi ufite subscribers benshi cyane, ariko twaje kugira ngo tukwereke ikibazo gishobora kuba kirimo. Telefone yawe cyangwa se channel yawe ishobora kuba YouTube yarayigize shadow bar, cyangwa se yarabaye restricted cyangwa se restricted nibyo. Ni gute rero ushobora kubimenya icyo gihe iyo uheruka gukuramo, cyangwa se iyo ufite YouTube channel yawe ukamara igihe kinini udaheruka kwa uploadinga video? Hari igihe YouTube channel cyangwa se hari igihe YouTube iguhanisha kuba shadow bar, cyangwa se nanone waba warakoze amakosa bakaguha restriction, akaba ariyo mpamvu ubona ushyiraho video ntizigere ku bantu benshi cyane ukurikije subscribers ufite. Karibu rero mu muryango mugari wa Fab TV, kanda subscribe kandi no kukazogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu. Ubu rero tugiye kuza tukwereka uburyo wabigenza kugira ngo ucekinge YouTube channel yawe, ubashe kubona ko ibibazo ifite, ubashe gukurikira ibijyanye n'ibi ngibi tugiye kukwereka. Reka dusubire inyuma gatoya rero tukwereke uko byifashe. Tukiri aha ngaha rero uraza ugakora iki? Ugakora copy ya link yawe, copy ya link ya YouTube yawe. Tegereze murebe gatoya, uraza ugakora copy kugira ngo ibintu bigende. Nk'uko twabibabwiraga rero, uraza kuri account yawe ya YouTube channel, cyangwa se kuri channel yawe, ukagenda ugakopiya cyangwa se link ya channel yawe. Umara kuyikopiya, ubundi ukaza nkakwereka link ukoraho, turaza gushyira munsi ya iyi video, ukaza kuba wakandaho ukabanza kwinjira aho ureba ko nta kibazo ifite. Uraza rero kuri no link ya YouTube channel yawe ukayikopiya, yamara kujyamo ugasubira inyuma, wowe uraza kuri ya video twabakoreye, ariko ako ka link twe turagafite hano winjiriramo kugira ngo urebe ko atari shadow bar. Shadow bar rero babiguha mu gihe ari umaze igihe kinini udaheruka gushyiraho video. Wayishyiraho rero YouTube ntibashe kuzigeza ku bantu bawe. Icyo twakubwira, wirinda gucika intege kugira ngo bivemo, wowe urakomeza uploadinga video zawe nk'ibisanzwe kugira ngo YouTube izabone ko ura updated, cyangwa se uhoraho, kugira ngo yongere ikomeze promoting video zawe nk'ibisanzwe, zongere zigere ku bantu benshi bagiye batandukanye. Ntucike intege rero, komeza uploading video zawe mu gihe wowe urasanga ufite shadow ban, cyangwa se ufite restriction, ubundi ibintu bigende neza cyane. Tukiza hano rero, turafata ino link, niho twayemeje kuri munsi y'iyi video. Twe turaza kwemeza ku munsi y'iyi video tugiye kubakorera, munsi y'iyi video turi kubakorera, turaza twiyemezeho, bayijyana hahandi twahoze turi, kuza kuzuzamo ya link
tukaza gushyiramo n'indi mibare baraza kutubwira. We kurikira, icyo usabwa ni ugukurikira ukunguka ubumenyi cyangwa se ukamenya uko channel yawe ihagaze cyangwa se uba nta makosa ifite. Turaje rero nka FAB TV kugira ngo tubigukorere neza fresh, ibintu bigende neza cyane. Turashimira mwebwe muhora mutwandikira cyangwa muduhamagara mukatubwira uburyo ibintu byifashe, mukadusaba ubufasha tukabafasha mu bibazo mugiye mufite, mukaduha ibitekerezo. Turabashimira, muri abantu b'agaciro. Mwakandi subscribe, mudukurikira, muri abantu b'agaciro, turabashimye cyane. Tukigera hano rero, tukinjira muri ya link, turaza hano handitse bezo muri kubareba, tubibereke. Turaza hano handitse gutya, twuzuzemo iki, turuzuzamo link. Ahangaha turuzuzamo ya link twagize, nidukandamo gutya tuhita dupestingamo ya link twaje kuba twafata. Dore ngiyi turayipestingamo, turayemezamo ijyemo. Nimara kujyamo rero turaza twuzuze hano hasi, muri kureba ahantu handitse imibare ingahe, 3. Turaza tuyuzuzemo ahangaha, ibyo turaza tuyuzuze muri kano kazu nk'uko mukareba, ubundi baze kuba batubwira amakuru ya channel yacu. Turashyiramo imibare muri kuyireba 622. Duhite dukanda hano handitse enter. Rero dukanda hano handitse enter. Hano handitse enter, tuhemeze, dutegereze turebe icyo baraza kuba batubwira. Tegereza rero witonze, ukurikire ino video yacu, tubwire uko biraza kuba bimeze muri iki. Okay, iyi channel yo twakoresheje muri kubona uko imeze, ntabwo ari yaba monetization. Iyo tuza kuba twakoresheje indi dufite nayo mukareba ukuntu biba bimeze, ariko ntaribi naha ndabasobanurira neza, mbabwire ukuntu biba byifashe. Ahangaha rero habanza uri kubona ko bavuze ngo FAB TV niko yitwa iyi ngiyi, bakatubwira ngo the channel monetization status iri off. Impamvu bavuze off nuko itari yaba monetization ngo izuze subscribers zasabwe cyangwa time watching yujuje. Iyi ngiyi yujuje, iri kubura time watching nkeya cyane, ngira ngo basabe kugira ngo murebe ino video nayo mwuzuze time watching. Muri abantu b'agaciro kabisa, ibintu bize kugenda neza cyane n'iyi ibe monetization. Ndabasaba kugira ngo murebe video twabakoreye, tubatamo n'izindi cyane kugira ngo nayo ibe monetization n'izindi. Karibu, reka dukomeze. Hano rero hambere baraza kukubwira ngo video on this channel are not original. Iyi ngiyi ari uko bavuze gutyo, urasoma aya mabwiriza yose uko agiye ameze. Hano ngo advanced status not active, ntago biri kubera ko itari yaba monetization. Noneho aha gatatu muri kureba hacisha akarongo handitse ngo region where this channel is restricted, harimo ngo kurikira neza mabereke aho ruzingiye. Ahangaha handitsemo ngo they are no restricted. Ahangaha rero bashyizemo gutya, ahangaha mureba hameze gutya. Iyo haza kuba harimo rya kosa nababwiye, bari ushyiramo ko iri restricted, ko bayihannye, ariko muri kubona ko bari no restriction. Noneho ikindi bari kubwira ngo iri shadow bar mu gihe wamaze igihe kinini udaheruka kuyikoresha. Ahangaha rero niho rwari ruzingiye, niho nashaka kubabwira. Ibindi ni ukuza kureba amakuru ya YouTube channel yawe, ugasoma amakuru yayo igihe bayicreatingiye, aba subscribers ifite, urikubona kano ni gatoya,
nari naragasubitse kano gacano ngeze aho ndagira gute nako ndagafungura kugira ngo nkakoreshe, ariko mu minsi mikeya ndabizi neza ko biraza kuba bigenda neza, nako kakaba updated, nako kakazamuka. Aka ngaka nako narakereye ndi kujokinga ngira ngo nze kubasaba mwebwe mwakoze subscribers kuri ya channel yacu isanzwe icaho indirimbo n'ibindi bintu bijyanye n'iki na music cya entertainment. muri ab'agaciro mbasaba kugira ngo ningiyi muyizeho muyirebe ibintu bigende neza fresh sana. muri kubona rero ifite subscribers 1380. video ziriya n'ibiki na biriya byose ukabireba ukamanuka ukaza kubonamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuri YouTube channel. mwakoze rero mwe mudukurikira, turabasaba kugira ngo mutwandikire hasi muri comment, mutubwire uburyo mwabonye ino video, mutubwire ibibazo mufite tubibafashemo, uburyo bwose waba ufitemo ikibazo. turari nka FAB TV kugira ngo tube twabigufasha. utari wakanda subscribe ongera urebe ko wakanda subscribe kandi no kukazogera kugira ngo ibintu bigende neza fresh. Ngewe wari kubagezaho iki kiganiro yari Fabrice nk'ibisanzwe. mukomeze kugubwa neza, turabakunda cyane mwe mudukurikira umunsi ku munsi. ciao.